turashimira Imana tugize umwe, ku bwacu ntabwo twari kumenyana. Mana warakoze, twinjira ngaha kuri buri munsi kubera Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, turi mu gihe cy'igisibo. Dore igisibo gishimisha Imana, tujya kuzirikanaho kuri wa gatanu ukurikira umunsi w'ivu, tariki 4 Werurwe 2022. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 51 murongo wa 1 kugeza ku wa 9. Uhoraho avuze atya: shyira ejuru uhamagara ubutizigama, urangurure ijwi nk'iry'akarumbeti, umenyesha umuryango wanjye ibicumuro byawo n'inzu ya Yakobo amakosa yayo. Ninjye bashakashaka uko bukeye, bifuza kumenya inzira zanjye, bameze nk'abantu bakurikiza ubutabera, ntibirengagize ubutungane bw'Imana yabo. Baransaba kubacira imanza zitabera, bishimira kubana n'Imana. Baravuga bati, bitumara iki gusiba, niba utabibona, cyangwa se kwicisha bugufi niba utabimenya? Ariko ku munsi wo gusiba ntibabuza kwigira mu byanyu no kugira nabi abakozi banyu. Koko rero ugusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane, kandi mukirwa mutimburana by'ubugome. Ntimusiba uko bikwiye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Icyo se cyaba ari cyo gisibo nshima ku munsi umuntu yicishije bugufi? Byaba se ari ukugonda ijosi nk'urufunzo, cyangwa se kurambara ku bigunira no mu ivu? Ibyo se nibyo wita igisibo, umunsi ushimisha Uhoraho? Igisibo kinshimisha ni iki ngiki: kudohora ingoyi z'akarengane, guhambura imyuru y'uburetwa, kurekura abashikamirwaga, mbese muri make gukuraho ibyashikamiraga muntu byose. Ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n'umushonji, ugacumbikira abakene batagira aho bikinga, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe. Bityo urumuri rwawe ruzarase nk'umuseke weya, n'igikomere cyawe kizasubirane bwangu. Ubutabera buzakugenda imbere, n'ikuzo ry'Uhoraho rigumane nawe. Bityo uzatakambe, maze Uhoraho agusubize, nuhamagara avuga ati, ndi hano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 51. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanaguriho ibyaha byanjye. Nyuhageraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Kuko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 14 kugeza ku wa 15. Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yezu, niko kumubaza bati: niki gituma twebwe n'abafarisayo dusiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe? Yezu arabasubiza ati: birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo, dukora ibyo Kristo ashaka kandi ashima buri munsi. Nta kintu kibabaza mu rugo nko kuba kumva ko umushyitsi agiye kuza kugusura, no kukitegura neza, ukitegura ibyo uzamwakiriza, ukirya ukimara, akamvugo ngo umushyitsi muhira kurisha imbuto, ukamutegurira ibihenze sinakubwira kandi biryoshye. Nuko kera kabaye ibiryo bimaze gushya, wazana ibiryo ku meza wishimye cyane, yamvune washyizemo za mbaraga zose washyizemo, utegurira wa mushyitsi, uzi ko nyine ugiye nko kumwemeza, wenda wajya kumva ukumva arakubwiye ngo ibi byose wanteguriye nta na kimwe njya ndya. Ye baba we, mbega agahinda! Ibaza nawe igihe cyose wataye uri gutegura, uri guteka, imyotsi n'ingiro birakuzuye, ako gahinda mubyeyi. Ariko se nanone umuhanga mu kwakira abashyitsi amenya mbere hose, agakurura amakuru icyo umushyitsi akunda, akaba aricyo nyine aramutegurira. Burya no gutanga kado no kubanza kumenya uwo tugiye kuyiha icyo akunda, akaba aricyo nyine nawe ugushaho mu gutegura. Burya utakimenye bishoboke ko nyine mutari inshuti koko. Burya kenshi wasanga muri kado zacu
dutanga twebwe ibyo dukunda twe dutanga, aho gutanga ibyo abakunzi bacu bakunda. Kandi byaba uko no guhusha nyine. Natwe abakristo bavandimwe tugeze tombora uyu munsi, Nyagasani adutumyeho umuhanuzi Izayi ngo tumenyeshe igisibo gishimisha Uhoraho, bityo natwe tutaza kuruhira ubusa nk'uyu mutetsi utekera umushyitsi kandi nta na kimwe aza gufatamo, tukaba twatakaza imbaraga zacu zose twebwe turi kwikorera neza kandi nyabusa bitaza gushimisha Imana. Ubwo umuhanuzi yagize ati igisibo gishimisha Imana ni iki? Gukura byashikamiraga muntu byose, gusangira n'umushonji, gucumbikira abakene, kwambika abambaye ubusa, ntiwirengagize umuvandimwe wawe. Amen. Mukristo umuvandimwe, iki gisibo wacyumvise? Nuko ntukamere nk'aho umubosi umwana w'imfubyi ari gushinja kandi ababaye amubwira ati bosi naje wawe nambaye unyambika ubusa, uransambanya, naje ngusanga uransindisha, umpa uburozi, ibiyobyabwenge, naje ngusaba ngusabirizaho unyambara n'utwo nari mfite twose, nuko ngerageje gutaka kuko mpaye ubusa butatu nyine, ubusinzi, ubusambo n'ubusambanyi, urambururiza banshyiramo amapingu, baramfunga ndetse wanga no kumfunguza, kandi nawe uzi ubwawe bibi wankoreye, wenda abandi batamenye, waciye inkoni zamba ukamfungura. Bakristo bavandimwe, wasanga nanjye harabona ashyize ku ngoyi ya sekibi nkabafungisha, nivugiraga prison y'icyaha, umukozi wanjye akaba umucakara w'icyaha, nkamushyira ku ngoyi y'igitugu n'igitutu, ibyo bikamubera umugati wa buri munsi w'ubusharire, umugati w'umuruho babyeyi mpereza abandi. Kandi byaba igisibo ntabwo ari ukugona ijosi nk'uko Imana ibitubwiye, igisibo ntabwo ari ukubabara cyangwa kubabaza abandi, gushyira abandi ku ngoyi, kubumvisha, ahubwo ni igihe cyo gutera abandi ibyishimo, abandi bakishima iyo turi kumwe. Igihe cy'ibyishimo nk'iby'umugeni agira igihe ari kumwe n'umukwe. Nabyo Yesu asubije abigishwa ba Yohana n'abafarizayi baje kumubaza impamvu abigishwa be badasiba. Ese nuko Yesu n'abigishwa be baba badakurikiza imigenzo karande y'Abayahudi? Oya, Yesu ahubwo arashaka kubabwira ko uwo bari kumwe wese yishima. Igisibo gikozwe neza kizana ibyishimo, kuko igisibo nyine kitakabaye ikibazo, ahubwo nyine ni n'igisubizo, kuko nyine uri kumwe n'Imana, uri kumwe na Yesu. Rero nta kindi nakenera niyo mfite Yesu koko. Niyo mfite Yesu mfite byose. Niba Yesu nduzi ni amahoro. Kuba mfite Yesu birampagije rwose, nta kindi nakena. Cyakora kabaye niba utamufite ndakubwiza ukuri, ububihe buri kuri iyi si ntiwabukira pe. Intambara ziri kuri iyi si ntiwazi cyane butari kumwe na Yesu, bizarangira uviriyemo imbere kandi ntawabigucuraho nyine. Ahabuze Yesu ni agahinda, ni ishavu, ni ibibazo. Igisibo gikozwe neza ni umuti, ni umukiro. Nawe igihe cyose ukora igisibo wiyemera, wishyize mu birere, wiyerekana ngo bakubone, yego abantu bashobora kukubona kandi neza bakakwibeshyaho, ariko Imana ikakubura ntikubone. Byaba bimara iki rero ko abantu bambona ariko Imana ntimbone, cyangwa njye nkajya nibona? Wa mugani wa mutagatifu Agusitini washakiye Imana kure bavuga ni mu ngeso z'ubusambanyi ndetse n'izindi zose yari yarishoyemo, aho niho kure y'Imana. Kandi Imana yarayishyize iwe mu mutima we, ati mon Dieu, tu étais avec moi, mais moi je n'étais pas avec toi. Mana yanjye wari kumwe nanjye, njye ntabizi ariko njye ntari kumwe nawe. Kandi byaba c'est grave niba ntari en collaboration, en communion, en communication avec Jésus, niba ntari kumwe n'Imana. Nagahinda pe, nagahinda ababyeyi. Rero ikiza mubyeyi, mu gihe Imana itabyakiriye neza ngo igisibo cyawe gishimisha Imana, nta kabuza uzagira ishavu, uzababara, uzicuza. Rero nta byishimo byo kuba kure y'Imana, nta mahoro umunyabyaha. Ujye wibaza uti utihenze kandi ese ibyo nakoze byaba biri mu Imana? Twari turi kumwe n'Imana cyangwa ninjye wiyerekanaga, ninjye uri kwibona aho kubona Imana? Urahirwa muvandimwe niba Imana yemera ibyo urimo. Ugusiba kwawe Imana ikabira kuzi, Imana ikakwemeraho kwiyemera wowe. Ngo umunsi umwe umugabo yigeze kugura umunyeshuri wa segonderi amakaye ngo 10, ngo n'amakaramu 2, iy'umutuku n'iy'ubururu. Arangije arabimuha, ariko musaba kwifotozanya nawe, amafoto ahenze kurenza n'aya makaye yamuhaye. Nuko rero umugabo akajya yirwa yemera mu ikabare n'ahandi hose, ati uriya mwana mureba ninjye wamuriye amashuri yose, dore n'ikimenyetso cy'ifoto akiri muto, mufasha muha ibikoresho, nuko n'amafaranga atagaragara namuhaye y'ishuri. Yewe na n'ubu arangije kwiga n'akazi afite ubu ngubu ninjye kamushakiye, n'umugore afite ubu ngubu ninjye wamumukwereye, iwabo ninjye wubakiye inzu barimo, n'ibindi byinshi nagiye mby'iwabo imiryango yabo. Nuko bari mu ikabare bakongera bakamwongeza icupa, ati nibakongere n'irindi umugabo. Anya, aha ngibi rero bya bindi Nyagasana tubuza muri iki gihe y'igisibo, kwereka abandi ibyo twakoze byose,
nta kabanga kandi ari no kubeshya, ari ibinyoma, ari ibikabyo. Nuko tugatangana no gufata amafoto y'ikirenga y'ibyo twakoze byose, ndetse n'amafoto yo gutekinika tuyiyitirira ngo babone ko turi abakozi. Byahebye ukajya, rimwe ari ukuri ariko ibindi ari amakabya nkuru, ari ibinyoma. Ngezo za raporo zo gutekinika, amafoto yo gutekinika twohereza abaterankunga kandi tubabeshya, ariko Nyagasani ujye uzirikana ko bimubabaza kandi arabiruzi. Ibyo wigira byose Nyagasani arakuruzi. Umuhanga aravuze ati ikintu cyose wakoze neza, iyo ugize amahirwe ukagira tombora ntikimenyekane, ndakubwiza ukuri imigisha irushaho kwiyongera. Naho ikintu kibi nyine wakoze ukagihisha, c'est au contraire, uko ugihisha n'imigisha igenda igabanuka, ukagenda ukurura nyine imivumo. Ikibi kivuza induru, ikiza nta nduru kigira. Mukristo umuvandimwe, ujye witondera cyane umuntu wabona yifatira abandi, uri kujya impaka, mbese byiza abafarisayo bari kujya, ukabona ari kwifatira abandi, ariko bamurikira ibyiza yakoze byo kwirata, ko asiba, ko akora ibikorwa by'urukundo, ari kumanika ku itangazo ibikorwa bye byose. Yego nyine ya mayeri ya shitani ashobora gushyira ibyiza 5 aho ngaho nyine ku itangazo, bya byiza byagaragaye nyine byagaragariye amaso y'abantu, ariko agahisha bya kabutindi bya bindi 10 bibi yakoze bitagaragara, yaho byaciye ibintu biri kuyogoza ibintu, agahisha uburozi kandi buzamara abantu pe. Nguko guhishira amafuti ukayatwikiriza ikiza kimwe cyagaragariye abantu, mbega igisibo kiraha ababyeyi. Ni koko shitani mu migirire yayo dansa caractère yigaragaza yiyemera, kuko nyine nicyo kiyigize, kwiyemera ibyiza yagezeho ukabyiyitirira nka sekibi. Icyo gihe ni wiyemera ujye umenya ko Imana uri kwiburizamo. None se Imana izagaragara ryari kumva byose ugiyitirira? Imana yakoze iki noneho? Ujye uzirikana ko kwiyemera, kwirata bikugabanyiriza imbaraga ku Mana. Quand le corps s'élève, l'esprit s'abaisse. Kuko uwo mwanya nyine uri guta ugenda wivuga ibigwi, wari kuba ugeze kure uri gukora ibindi byiza byinshi. None wohere muri utwo dukeya wakoze, kandi natwo twamakabya nkuru, no kwitonda. Reka muri aka kanya dusoreze ku nkuru y'umwana wo muri Afurika kure. Uyu mwana wakoze neza, nuko nawe ukomeze usuzume aho ineza yamugejeje, wihuze n'igihe cy'igisibo tuba turimo, niba ari ukwiyerekana ngewe ubwanjye cyangwa ari ukwerekana Imana. Kwishimisha cyangwa niba ari gushimisha Imana, uhitamo iki? Kwibona cyangwa kubona Imana? Ngo umunsi umwe umwana aherutse kwandikira papa we wari mu mahanga, bishoboka ko yaramaze igihe nyine atamubona. Nuko aratangira ati, kuri papa wanjye nkunda, nishimiye kubona aka kanya ko kukwandikira n'urukumbuzi rwinshi. Ngwandikiye rero iyi baruwa nshaka kukubwira ko amabanga yawe nakomeje kuyabika neza, bityo ibanga wambikije ndacyaribitse rwose. Nibyo byishimo nashaka kugutangariza, ku buryo habe na mama ntigeze mubwira na rimwe ko ku isabukuru yawe wahobe wa mukozi wacu w'umukobwa wivuye inyuma ukamusoma ibi bikaze kuri anniversaire yawe. Cyagiye nyine mama yari ari muri mission, ku buryo mama avuye muri mission yanzaniye kado y'imyambaro myiza ihenze, bityo nanga kumena iryo banga uko byagenze. Sinamubwira ko aryamanye na wa mukobwa w'umukozi wacu ku buriri bwa mama kuri anniversaire yawe. Nubwo mama yagira ate, ibyo byose nanjye ntago nzabimubwira. Nanjye kado nziza zaguha nk'umwana wawe no gukomeza nka kubikira ibanga ku buryo ntazarimena. Gusa papa, mbere yo gusoza iyi baruwa ya kadona nakugeneye, ukomeze utuze ushyire umutima hamwe, nuko nawe byibuze uzandikire mama umushimira, kuko niwe wamfashije mu bwitange bwe, akampa kado y'igihe cye, akemera kunkosorera iyi baruwa kugira ngo mbashe gukwandikira ibintu bitarimo amakosa. Urakoze papa, sinjya wahera yaba ruhirangirira aho ngaho. Mbega kado ziraha ababyeyi, mbega amabanga araha ababyeyi. Ngewe iyi baruwa y'umwana nyuma yo kuyisoma, aho kumwitabira hanze ko amena amabanga, nabanza nkigaye nk'umuntu mukuru, akamvuga igira iti uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Bimwibutsa ko buri gihe ngomba guha umwana urugero rwiza, ntagomba gukora amafuti, ngomba kwirinda icyitwa ifuti cyose, kuko burya haba hari unduzi buri gihe. Ikintu cyose kibi nakora ushobora kwibwira ngo ntawe unduzi ntawe uzabimenya, ngo nyamara n'ibikuta biravuga. None se ko mwari babiri byamenyekanye bite? Biransaba rero kwigengesera mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ngamenya ko burya Imana yo iba induzi. Kera kabaye n'ikimenyimenyi, uyu mugabo nyuma yo gusoma iyi baruwa y'uyu mwana we yamwandikiye, ibaruwa y'amabanga, kuri iyi foto y'uko agiye kumererwa, kandi yarazi ko nyine ibanga ari ryose. Uko niko ufata igisambo utiriwe wiruka. Bigatwibutsa abantu bibeshya bagaca inyuma abo bashakanye ngo ntago azabimenya, azabigurwa n'iki se? Nyamara umunsi umwe ndakubwiza ukuri mubyeyi, mugabo, mugore,
iminsi y'igisambo irabaze. Umunsi umwe azabimenya kuko nta gishe nyine kitazahishurwa, ahubwo nakagombye guharanira guhoramo hakado imushimisha, kado nziza gucika kuri inzo ngeso mbi zose, aho kugira ngo azabibone abone ayo mafuti ari gukosora iyo baruwa y'umwana. Nyagasani Yezu Nyirimpuhwe, umpe gusiba bigushimisha koko buri munsi, nkubone buri munsi kandi nkwereke abandi buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.